niyo mpamvu ujya wumva bavuga ati umwuka wera ari hano ari kuzenguruka ahangaha, ukagira ngo none ni iki? Abantu batekereza umwuka wera nkaho ari ikintu cyangwa ari umuyaga. Kubera iyo confusion tujya tugira ngo umwuka ni ikindi kintu. Noneho iyo tumaze kumenya ko umwuka ataje kuri Pentecost, aka kanya k'iminota 20 cyangwa 30 cyangwa 40 cyangwa isaha imwe, si akanya twasobanukirwa umwuka wera ngo tumenye wese, kuko umwuka wera ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwuka wera ni iki? Okay. Hari ibintu bitatu baza kuvugaho mbere yuko njya kuvuga ku mumaro w'umwuka wera mu buzima bw'umuntu. Ndabantu vuga ibintu bitatu abantu basa n'ababyuzinze bavuga ku bijyanye n'umwuka wera cyangwa se bitwara ku mwuka wera. Ikintu cya mbere, abantu batekereza umwuka wera nkaho ari ikintu cyangwa ari umuyaga cyangwa ari imbaraga zidasanzwe ziza ku muntu, ariko ntibamenye ko umwuka wera ari umuntu cyangwa se person. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ati umwuka wera ari hano ari kuzenguruka ahangaha, ukagira ngo none ni iki? Ni umuyaga uri guca ahangaha cyangwa ni ikindi kintu. Umwuka wera ubwe ni Imana cyangwa se afite personality z'Imana, kandi kumenya ko ari umuntu, kumenya ko ari Imana, kumenya ko afite iyo personality, ntitubyite umuyaga, ntitubyite imbaraga zidasanzwe zihanga ku bantu, bizatwigisha kubana nawe. Yesu ashimwe cyane. Bizatwigisha kubana nawe, kuko kubana n'umuyaga ntiwatekereza ko umuyaga wakugaya wakoze ikibi, sibyo? Kubana n'ikintu cyaguhanzeho kikagenda, ntiwatekereza ko kiri buze kukubona nabi, kandi ntiwanabitekereza ko ari inshuti. Umuyaga ntabwo waba inshuti yawe. Umuyaga ntabwo cyari ikintu mugira ngo usaba, ariko bitwumva mu kabera ugenda wumva, ubona, utekereza, wibwira, ubaba, kuko biravuga ngo umuteze umwuka wera agahinda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wabashyiriwemo umuteze iki? Agahinda. Niki muragenda murara muririrwa cyane cyane. Umwuka wera ntabwo ari umuyaga, paso kasome bibiri ndakoresheje icyongereza kugira ngo bize koroha. Ni Yohana n'ubundi igice cya 16 umurongo basoma umurongo wa 13 n'uwa 14 bonye, hanyuma mwumve uko Bibiliya imugaragaza ko ari umuntu apana ikindi kintu. Howbeit, ndakoresha King James version, howbeit when he, abo bavuze iki? The Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you.
mu 20 yonyine bagaragaje inshuro 10 bamugaragaza nk'iki twasomye Bibiliya yavuze n'igihe Yesu yaragiye gusezera abigishwa biwe arababwira ngo simbasiga mwenyine ngo ahubwo ngiye ningenda nzabwira data ngo bohereze undi mufasha. Iriya jambo rivuga ngo undi mufasha riravuga ngo another of the same kind, undi umeze nkanjye. Yesu ashimwe cyane. Undi umeze nkanjye niwe nzaboherereza. Bigaragaza ko ntabwo Mwuka Wera ari umuyaga unyuza ngo dufate, oya, Mwuka Wera ni Imana igize ikaba muri twe. Abantu bikagaragara ko byagaragaye hanze tukarira tukishima tukajya hasi, ariko ni Imana izi ikaba muri twe. Icyo ni ikintu cyane. Ikintu cya kabiri, Imana icyubahiro. Haleluya! Ikintu cya kabiri, Mwuka Wera yaje ryari? Ninde wansubiza? Kuri Pentecost. Nibyo? Mwuka Wera yaje ryari? Muvuge cyane. Ko muri kuvuga gaho, nuko mujye gusubiza mu ishuri. Ariko musubiriza ku ikaramu. Mwuka Wera yaje ryari? Munsi wa Pentecost. Amen. Mwuka Wera ikintu cya kabiri abantu bibeshaho gikomeye cyane nuko tuzi ko Mwuka Wera yaje kuri Pentecost. Imbaraga z'Umwuka Wera nuko Yesu yabasezeranyije, yarabwiye ngo uzaboneza imbaraga umunsi wa Pentecost. Ariko si ko Mwuka Wera yaje. Musome Itangiriro igice cya 2. Nagira gusoma. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbere yuko izuba riho, mbere yuko ukwezi kuba, mbere yuko Imana itangira kurema umunsi wa mbere, Umwuka Wera yarahari. Kandi twizera, mwavuze ngo twizera Imana Data wa twese, nande na Yesu Kristo umwana wayo wasamwe kubw'Umwuka Wera. Iyo mugiye gusoza mujya muvuga ngo nizera Umwuka Wera, ndemera iki? Nizera Umwuka Wera n'umutima wanjye wose. Ukabaho ndemera indi creed baravuga ngo nizera Umwuka Wera, ndemera itorero ry'abera bose n'ihuriro ry'abera no kuzuka kw'imibiri. Sibyo? Umwuka numwe na Yesu numwe n'Imana. Niba Imana yarahozeho iteka ryose, Umwuka wahozeho iteka ryose, na Yesu yahozeho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni ukuvuga ngo is an eternal being, ni Imana y'iteka, ni itango idafite beginning, itanafite end. Amen. Ni ukuvuga ngo kubera iyo confusion tujya tugira ngo Umwuka ni ikindi kintu. Noneho iyo tumaze kumenya ko Umwuka ataje kuri Pentecost yahozeho, bituma noneho tutamenya gusa ko ari umuntu,
ahubwo tukamenya ko ari n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikaba Imana ikora n'ibyo Imana Data ikora. Yesu ashimwe. Ihana nk'uko Imana Data ihana, ibabarira nk'uko Imana Data ibabarira, igira impuhwe nk'uko Imana Data igira impuhwe, kubera ko n'Imana barasangiye ni bamwe. Icyo ni ikintu cya kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya gatatu, noneho hari izindi nyigisho kubera kutumva Umwuka Wera. Reka nsubire inyuma gatoya ku kintu cya kabiri twasomye kandi igice cya mbere. Biravuga ngo Umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Yesu ashimwe. Yahozeho mu isezerano rya kera ryose iyo urebye ubona Umwuka Wera. Amen. Kandi ubona ufite imbaraga. Imana yabwiye Mose amazamuye ku musozi wajya kugira gute ajye gusenga, iramubwira ngo ndagushyiramo umwuka wanjye muri wewe, ariko muzamusakurira abantu 70. Uwo ni umwuka w'Imana w'Imana, uwo ni Umwuka Wera. Igihe Samusoni yarimo arwana n'Abafilisitiya, byagenze bite? Ngo baranje bagira gute? Baramuboha. Bamaze kumuboha, ngo Umwuka w'Imana agira gute? Amuza uwacagagura imigozi n'imigwe. Yesu ashimwe cyane. Igihe ndavuga iki mu isezerano rya kera yuzuyemo arakora. Sawuli ngo bakimara kumwimikisha amavuta, ngo Umwuka w'Imana yagize gute? Yamujeho. Hanyuma Sawuli amaze gufudika, Umwuka w'Imana ugira gute? Umuvaho. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi twige kugendana na Mwuka Wera. Twige kumenya Mwuka Wera. Uzajya wicara uri gusenga byo by'Imana, wumva uri kumwe na Mwuka Wera, uyibwira ngo umfashe gusobanukirwa Imana iri kumwe nanjye. Imana tugendana. Yesu ashimwe cyane. Eliya amaze gucira abantu urubanza, amaze kubwira Ahabu, amubwira ibyago byateye. Imyaka ingahe yashize? Imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Hanyuma ngo umwami ajya guhura na Eliya, barajyana bajya ku ruzi hafi n'inyanja. Ngo nicyo gihe yamubwiye ngo imvura igiye kongera kugira gute? Kugwa. Hanyuma ngo ako kanya babona agacu kavuye ku nyanja. Eliya aramubwira ngo gira gute? Kenyera wiruka imvura itakunyanja. Hanyuma Umwuka w'Imana ugira gute? Uterura Eliya, uramujyana, imvura ntiyamunyagira, ariko isigaye inyagira Ahabu. Umwuka w'Imana yarakoraga ntabwo yaje muri Pentekoste. Wanasifiwe. Haleluya. Elisa ari kumwe n'umugaragu we Gehazi abona Hamani yanze yatanze ibiguzi kwa Elisa yanga kugira gute? Kubitwa. Gehazi aravuga ati ko ari amafaranga dushize. Agiye. Hanyuma ngo aciye inyuma y'inzu, arirukanka amaze kugenda. Bajya kumukurikira bamubwira ngo databuja biza abashyitsi none nyaboneka ibyo muha kugira ngo azimane abashyitsi. Namani amuha ibyo yarategereje byose, abisubiramo. Akiragera Elisa we yasize aryamye. Elisa aramubwira ngo Gehazi uvuye. Aramubwira ngo ntabwo ari hanze. Aramubwira ngo igihe ugenda Umwuka w'Imana Yesu ashimwe. Uzi Umwuka w'Imana ajya rero
ajya areba cyane ari mu mwijima mwinshi cyane, ajya areba cyane uri wenyine, ajya areba. Bwana sifiwe. Haleluya. Wao uri kuvuga neza cyangwa uri kuvuga nabi, ajya agira gute? Ajya igihe uri kuvuga ajya kugaya uwo muri kumwe gute akube. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi Imana itubabarire. Amen. Abakureba uwo muri kumwe nawe akureba uku teka ryose uzabibyibuka, uzagira ikintu cyo kuvuga cyangwa cyo gukora ujye umuntu kureba rero ku muntu uri kumucunga hafi ya ari abantu bose bakwikwanishe kandi isi yose nta muntu uzi ko barangura kureba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Cya gatatu ni inyigisho zivuga ko Umwuka Wera agikora. Amen. Umwuka Wera bamwe bagira bafite amasesesha bavuga ko watuje wakoze igihe runaka urahagarara. Icyo ntabwo bitindaho, reka mubwireho ikintu kimwe gusa. Bibiliya ivuga ngo Imana uko yahoze kera ngo n'uyu munsi niko iri kandi uko izaba. Niba guhera mu itangiriro Umwuka Wera yakoraga kugeza igihe cya Pentekoste ari gukora, nta cyayihinduye, ntiyahinduwe n'ibihe kugira ngo uyu munsi yere gukora. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tugomba kwemera Umwuka Wera agakorera muri twe. Uko n'ubuyobo cyo nta muhigira, tugomba kwemera Umwuka Wera agakorera muri twe. Tugiye kureba arebe ritondekeye uyu munsi akamaro k'Umwuka Wera mu buzima bw'umuntu. Umumaro w'Umwuka Wera mu buzima bw'umuntu. Murakurikiye? Hari abantu bamwe gusinzira. Mwebwe muze gusinzira saa tanu. Ibyo bitotsi ni ibera. Saa tanu nta bitotsi bihaba. Reka ngo turebe umumaro w'Umwuka Wera mu buzima bw'umuntu. Ndihuta kugira ngo dusoze. Iyo tuvuze mu buzima bw'umuntu ntabwo ni ukuvuga mu buzima bw'abera gusa cyangwa se bw'Abakristo, ahubwo Umwuka Wera akora ku Bakristo agakora no ku batarakizwa. Amen. Bibiliya ikoresha uburyo butatu igaragaza uburyo Umwuka Wera akorera mu buzima bw'umuntu. Ndakoresha uburyo butatu hanyuma nze gusoza. Ikintu cya mbere ndaza gusoza kugira ngo nsigaze umwanya dusenge. Ikintu cya mbere ni Umwuka Wera utugenda cyangwa se ugendana nawe. Amen. Ni Umwuka Wera ugira gute ugendana nawe. Ibyo nababwira, Umwuka Wera ajya agendana nawe ndetse n'igihe ukiri umunyabyaha ukiri kure cyane, Umwuka Wera aba ari kugenda gukurikira buri munsi. Amen. Amen. Abagenda agukomangaho buri munsi, abagenda akwereka uburyo bumwe na bumwe buri munsi kugira ngo arebe ko yakugana
yakugarura akakugarurira Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko Bibiliya ivuga ngo ntawuza abandi ngo atari umwuka wanjye ugize gute umurehereje. Ni umwuka w'Imana ujya uza akagenda akongorera akakubwira ati rega wa muntu we, inzira urimo ntabwo ari nziza, garuka. Akagenda akongorera akakwereka kimwe ku kindi kugira ngo ugire gute arebe ko kwigaruka. Yesu ashimwe cyane. Noneho reka dusome ni igice cya 16 dusome umurongo wa 7 kwihuta. 16 reka njyewe nasoma. Haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ariko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamwoherereza. Ubwo azaza, icyambere azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amategeko. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere Mwuka Wera aza akora mu buzima bw'umuntu nuko aza akakwemeza ko uri umunyabyaha. Amen. Neza kugira ngo umenye ko watangizanye na Mwuka Wera, umenye ko mugendana na Mwuka Wera. N'abantu benshi tugenda twumva bakora ibintu bisa bidakwiye mu murimo w'Imana. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ukavuga ngo ntangizije urugendo rwo kubana n'Imana, urugendo rw'abakristo. Ikintu cya mbere ni uguhura na Mwuka Wera akakwereka ububi bwawe. Amen. Kuko yavuze ngo azabemeza iby'icyaha. None ndaza kubabwira kuri ako kantu k'icyaha. Ntiyavuze ngo azabemeza ibyaha. Mugira ibyaha bingana. Turabesha, tukiba, tugatukana, tukavuga, tukanegurana, tugasambana, tukagira biruzuye ni byinshi birahundanyije. Ariko kubera iki Mwuka Bibiliya yavuze ngo naza azabemeza iby'icyaha. Amen. Ntiyavuga ngo azabemeza iby'ibyaha byabo. Reka mbabwire, buri muntu wese ukora ibyaha azikora ibyaha, conscience yawe irabikwemeza. Yesu ashimwe cyane. Ibitekerezo byawe bijya bikubwira ngo ikintu ukoze ntabwo ari cyo. Ijambo uvuze ntabwo ari vuge hejuru. Yesu ashimwe cyane. Ibintu uvuze ntabwo bikwiriye. Niko ibitekerezo byacu, conscience Imana yadushizeho itwemeza kandi duhamiriza ko turi abanyabyaha. Iduhamiriza ko ibyo turi gukora bidakwiriye. Imico yacu ibitubwira. Iyo tugiye ababyeyi barakubwira ngo ibyo bintu ukoze sibyo. Yesu ashimwe cyane. Urayicecekesha ariko ubyumva umunsi ku wundi. Ariko reka nkubwire ikintu conscience yacu itagitubwira, aricyo Bibiliya yita icyaha gikomeye. Yesu yigeze kubwira abantu, arababwira ngo ibyaha byose bizagira gute? Ngo bizababarirwa. Ngo ariko ngo icyaha cyo gutuka Umwuka Wera ngo kizagira gute? Kizaba. Icyaha conscience yacu itagitubwira ni icyaha cyo kutizera. Amen. Ntabwo tujya tukibwira. Iyo dutekereje tujya dutekereza gusa ubuzima, tugatekereza kuba abantu beza, tugatekereza kugenda neza, tugatekereza kwitwara neza, tugatekereza kubana n'abandi bantu bose, kandi ukumva biguhaye amahoro. Ubwo mbanye n'abandi, ubwo ntiba, ubwo ntagira gute, ati ntacyo bintwara. Ufite ikibazo gikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Uracyari umunyabyaha ukora, uracyari mu nzira igana mu muriro. Nubwo waba ukiranuka mu bandi bantu bose, kuko biravuga ngo gukiranuka kwa ngo bimeze nk'iki, nk'umushi w'amagara wendebere. Bimana icyubahiro. Haleluya. Amen. Iyo Mwuka Wera yaje ageze akakubwira ngo erega nubwo uceceka ugira
uceceka ntabwo urizera, nubwo uceceka ukeneye umuremyi, noneho ugatangira kubona ishusho yawe hano, ukabona ibintu byose ukabona ko uri umunyabibazo, ukabona ko hari undi muntu ukeneye. Niko Bibiliya yavuze ngo azabemeza iby'icyaha, azabemeza ibyaha byinshi kuko murabizi, ariko azakwemeza ko ibyo byose kugira ngo bikire ukeneye ikintu gikomeye, ukeneye kwizera. Yesu ashimwe cyane. Kwizera kukwigisha kudasanga, ukakwigisha gutinya, ukakwigisha kudabeshya, ukakwigisha kukakwigisha. Kandi abantu bandira ijambo kwizera, tujya tuvuga kwihagarara ukavuga ngo nkeneye ibintu biri bizoni, ibintu byumvikana. Noneho ahangaha mwebweho ntabwo biboroheye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera kwiga ibintu byinshi, amateori menshi n'ibintu byinshi, tujya twumva twishimiye kuba tutembera ibyo abandi bantu bavuze, tugomba kubikumvira. Kandi kumva nicyo kintu kiguhaye imbaraga. Yesu ashimwe. Ariko ndagira ngo mbabwire, mu gihe cyose tutaremera ngo dusabe, tujye hasi, tujye ku birenge by'Umukiza atubabarire, tujye ku birenge by'Umukiza atwezeho ibyaha, tujye ku birenge by'Umukiza adutunganye, tujye ku birenge by'Umukiza duhinduke abana b'Imana. Turacyari abanyabyaha kure kandi dukeneye kubabarirwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dukunze kwizera amateori, umuntu akavuga ngo haje teori ngo ya runaka ya evolution, abandi bakavuga ngo haje teori, ibyo kandi tukumva birasa n'ibisobanuro. Ariko dore ikizagira icyo gikumari, Bibiliya iravuga ngo utize nta bugingo afite, ariko ngo uwizera Imana afite ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ntiyamutanze gusa ngo agume aho ngaho aze apfe birangire, ahubwo yaramutanze kugira ngo numwizera muri uko kwizera ubone ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Nicyo rero Mwuka Wera ajya akora. Yesu yasoje umurimo wo kuducungura, Mwuka Wera ageza kuguhendahenda akakubwira ngo erega emera icyo Yesu yakoze. Amen. Emera icyo Yesu yagize gute yakoze. Cya kabiri yavuze ngo azabigisha ibyo gukira ngo kuko njya kwa Data. Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Tunaze gushima Imana mu isengesho. Mana turagushimiye. Zatomera habari za forme de la Sambo ya ibadera. Ushima kuko waje Yesu. Ukatwereka inzira ikwiriye, maze Mwuka wawe uramuduha kugira ngo twigishe inzira ikwiriye. Mwami nyir'icyubahiro, Mana nyir'imbaraga, Mana nyir'ubutware, Mana ikiranuka, uduhe kwizera kuzira. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo azabigisha ibyo gukiranuka. Bwana asifiwe. Umwuka Wera yaje muri wowe ajya kwereka ko imyitwarire myiza itakujyana mu ijuru yonyine, ajya kwereka ko kwigengesera bitakujyana mu ijuru, ajya kwereka ko kujya muri korali bitakujyana mu ijuru byonyine, ajya kwereka ko guhora wirukanka uvuga ngo mu masengesho ye bitakujyana mu ijuru, ahubwo agakwereka ko iteka ryose ibyo ukoze iyo wisunze Yesu wagaragaje gukiranuka kw'Imana akagusohoza, Imana ikamuzamura nk'uko Bibiliya yavuze ngo byo gukiranuka ngo kuko njya kwa Data. Impamvu Imana yamuzamura nuko yaramaze gukiranuka kose hano ku isi, amaze kugusohoza Imana iramwemera ngo arazamuka yicara iburyo bwe, iravuga ngo icara iburyo bwanjye ngo kugeza igihe nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo tumaze kwemera ibyo ngibyo, nicyo gihe Umwuka Wera wamaze gukora umurimo ukomeye cyane muri twebwe, akatwegereza Imana, tugatangira kuba abana b'Imana, tugatangira gusa n'abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka basomere icyo Pawulo yabivuze.
Abafilipi igice cya 3 igice cya 3 umurongo wa 7. Nyamara ibyari ndamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Byari ndamu yiwe byari bihe. Paulo yari umufarisayo. Yaravuze ngo yakiranukaga mu mategeko yose. Usomye hejuru mu mategeko yose yakiranukaga, kandi mu idini ryabo yari uwa mbere, ndetse ngo yari yaratoranijwe kuba ukwiye kuyobora abandi bose. Ariko aravuga ngo ibyari ndamu yanjye, ibyo numvaga ngomba kwibostinga, nabitekereje ko ari iki, ari igihombo ku bwa Kristo. Amen. Bigeranyije na Kristo nabitekereje ko ari igihombo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo, kubw'ubona hombye ibyanjye byose. Haleluya. Amen. Tutaremera guhomba ibyacu kugira ngo duhinjire tuba tukiri kure n'Imana. Mwuka Wera arakubwira ngo reka ibyawe wakire, wanasifiwe kuko ari Imana yemera. Naho ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndone Kristo. Abafite Icyongereza aho mu idamu agara amase bavuze mu idamu kandi ngirana murabizi damu ni bibi kurenza amase. Yesu ashimwe cyane. Ibyacu ni bibi ariko by'Imana ni byiza, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Cyari cyakane atwemeza iki cyo gukiranuka kuko cyo kuri Data, atwemeza ko kiri ku buzima bwo gukiranuka iteka byose kwisumba kuri Yesu. Icyo ukoze cyane ukajya munsi y'amaraso ye ukavuga ngo Mana umbabarire, unyejesha amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu yamenetse ku musaraba. Kuko muri byo yaravuze ngo Uwiteka umucamanza iyo mbonye amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo nyita ukiranuka. Yarancunguye ngo muwe ngo niko kunyitangira, ngo adapfa singipfuye njyewe na Yesu. Haleluya. Cya gatatu yavuze ngo wemeze n'iby'urubanza, kuko umutware w'isi yakiriwe n'iteka. Yesu ashimwe cyane. Ibi bivuze iki? Bivuze ko urubanza yaciriweho. Iyo Umwuka Wera yaje ajya twigisha ko iyi si nubwo turabona ko imeze neza, kaminuza imeze neza, irimo abasore benshi n'imyinshi abeza, irimo abanyabwenge, irimo n'abarimu bakomeye, irimo ibikoresho byinshi, Butare imeze neza, u Rwanda rumeze neza, isi itatse. Umwuka Wera ajya tubwira ngo ibintu uri kureba nibyo akanya gato kandi birenda kurimbuka. Amen. Amen. Ukakubwira ngo ubwiza uri kubona cyangwa se icyo cyoro uri kwiyumvamo, uwo muryango uri kubona ni biri temporary kandi birenda kurimbuka, birenda gushira. Iyo rero Umwuka Wera amaze gukora umurimo ungana gutyo muri twebwe, amen, akora ikindi kintu gikomeye, akora ikindi kintu gikomeye, kuko abamaze kudushorera atwinjiza mu muryango w'Imana. Nibyo Yesu yavuze ngo dore muri kumwe nawe ngo ariko ngo azaza abe muri mwe. Yesu ashimwe cyane. Noneho akwinjiza mu muryango w'Imana, hanyuma mukagira gute? Akaza akaba muri wowe. Amen. Mugatangira mukagendana umunsi ku wundi, akagenda kuganiriza, akagenda kwigisha, ajya kwigisha uko usenga, akakwigisha uko uririmba, akakwigisha abo mwarimu.
Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rivuga ngo umufasha rifite ibisobanuro byinshi. Riravuga ngo umufasha, riravuga ngo umuvugizi, riravuga ngo ni umutabazi, rivuga ibintu byinshi. Yesu ashimwe cyane. Iyo amaze kwinjiza mu muryango w'Imana ajya kubera umuyobozi. Amen. Akavuga ngo ngenda ziba kuri tukagenda muri gahunda ziba Mwuka Wera ye kubana natwe gusa ahubwo abe muri twe kandi cyane Yesu ashimwe. Aje gute biravuga ngo Yesu yabwiye abigishwa be mujye Yerusalemu muri ndimi zamuritswe Mwuka Wera ubwo azaza azabahindura abagabo bo kumana Yerusalemu Yudeya Samariya no kugeza noneho Mwuka Wera gusa ntaba muri twe ahubwo kuza kuri twe abaje kuduha imbaraga zo kwibuka. Amen. Abaje kuduha gushamana mu tubikorera. Abantu batinya gukorera Imana, abantu batinya guhamya Imana, abantu batinyishwa n'iby'iki gihe, abo bantu ntibarahabwa imbaraga. Niyo mpamvu iteka ryose tugomba guhora tuza imbere y'Imana tuyibwira ngo twuzuze umwuka wawe, utwuzuze imbaraga zawe, utwuzuze ubwenge bwawe, utwuzuze gushamana kwawe, utwuzuze gukora kwawe. Yesu ashimwe cyane. Abigishwa bamaze kwakira imbaraga z'Imana nibwo Petero yahagurutse avuga umwanya muto 3,000 birakizwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko biravuga ngo Petero na Yohana bo buzuye Umwuka Wera bavuga ijambo ry'Imana. Amen. Ntacyo twakora tudafite Umwuka Wera. Turi mu murimo w'Imana dukeneye Umwuka Wera. Azatsinda abisi, azatsinda bemeza iby'ibyaha byabo, icy'icyaha cyabo, kandi bazagira gute azaduhamiriza ibyo gukiranirwa kw'Imana, azatwemeza iby'urubanza, ariko kandi gikomeye azagendana natwe. Ndavuga ibintu bikomeye bidufasha kugendana n'Umwuka Wera, ariko mbere ngo duhaguruke dusenge kubera umwanya. Tubwire Imana, tubwire ngo dukeneye kumva. Amen. Dukeneye kugendana nawe, dukeneye kumva ijwi ryawe, kumva ijwi ryawe. Nitugenda tuzajya twumva tuganiriza, kuko kuzuza Umwuka Wera birasaba ubusabane bwa buri munsi, ibindi birasaba kubyumva no kubikurikiza, ariko kuzuza Umwuka Wera ni ubusabane bwa buri munsi. Iteka ryose niba ari umuntu uri hano utarakira Umwuka Wera w'Imana, utarakira Yesu Kristo mu mwami w'umukiza w'ubugingo, uyu ni umwanya wawe. Biravuga ngo niwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Niba hari umuntu uri hano uyu ni umwanya wawe, turaza gusenga, ariko kandi twese tugiye gusengerana. Tubwire Imana dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera zidushoboza kunesha, zidushoboza gutsinda ikibi icyo ari cyo cyose, maze duhagarare imbere yawe tugukorere tudashobora tuba imbaraga zawe. Mwami Yesu, Mana cyangwa kandi yuzuye n'ubwiza, tugushimiye ineza yawe. Abizera wabahaye Umwuka wawe, kandi waravuze uwakwizera uzamurindwa isoko ridudubiza ivomera abandi, ibavomera gukira, ibavomera imbaraga, ibavomera kubohoka, ibavomera kwigisha mu izina rya Yesu. Reka bakira amasoko akomeye avomera abandi, bakira amasoko akomeye avomera abandi, bakira amasoko akomeye avomera abandi mu izina rya Yesu. Imitima yacu yitwa amariba, avomera abandi, atanga umugisha, atanga imbaraga, atanga ubwiza, atanga kubohoka, atanga ubutwari, atanga gukira.
neza amashuri yabo, bagire neza amasomo, abarwaye bakize mu izina rya Yesu, abafite intege nke bakize mu izina rya Yesu, abananiwe basubizamo imbaraga, abacitse intege basure mu izina ry'Umwami Yesu. Umwuka mukuru w'Imana bagendera, imbaraga z'Imana zibayobore, ubwiza bw'Imana batwikire, reka ugenda bonyine bagendane nawe, imbaraga zibarwanya, imbaraga zirwanya ijwi ryawe, zirwanya umurimo wawe, zitsindwa ku musozi, kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze kuganza. Ndagushimiye Mwami Yesu ko badusenga, duhe umugisha wawe n'imbaraga zawe ko kuba mu maso yawe, kandi tuzuze umwuka wawe kugira ngo tubashe gukora iminsi yose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu.